Mkomi Pazzo man cyangwa se Ishimwe Patrick akanya libungiri kumpiga nta cyaha nakoze na video nje nigeze mpereza umuntu niba ari umuntu ahaye video wari we wese azaza binshinje kuko akanya ngiye kwitanga nyine naho nshaka bandiga nk'umuntu wakoze icyaha nta cyaha nakoze ntinyibyaha nigeze gufungwa nzi ko bikorwa ndabizi ko bari kumpiga ariko ntabwo bapfa kumfata gutuku rero niyo mpamvu nahisemo njyewe ngiye kwitanga kuri RIB yo muri quartier Ngembi Nyamirambo kwitanga kuri RIB ya Rwezamenyo barekera abantu kuvunika kabisa but if anything's happen to me ko simbabeshe ngeze gufungwa mari ibyumweru bitatu ndi gukurikiranwa ndengana umwaka wa 2023 mu ntangiriro z'umwaka mu kwa mbere bansanze nagiye gukora ibyinashye by'imikoro rwenya so ntago nshaka ko ari umuntu wongera kumpiga nk'uko icyo gihe byagenze nkajyanwa niteguye ntazi ngo ndaziriki ngiye kwitanga nange statement muri kirano. Thank you so much.